So turi kumwe n'umuramyi Arsene Tuyi mu gitaramo cya Babu yatubwira bimwe mu buhamya bwe twumvishije bijyanye n'indirimbo muri rusange. Ya nk'uko nabivuze Imana ngiriye neza reka mvuge gutyo. Indirimbo yitwaga kure niho tuva niba ntibeshye. Ya nandi kuvuga Imana yatuvanye navuze ko narwaye amavunja ya ni bimwe muri byo ariko nshimira Imana ko hari ibyo yagiye ikora nyuma y'ibyo ngibyo byose ubuzima butoroshe ariko ndashimira Imana ngejeje ubu ngubu. Ahigejeje ubu ngubu irandirimbo niho wayikuye ya nayanditse zari tariki 12 z'ukwezi kwa gatandatu nari ndi kwerekera Dar es Salaam ngiye gukomeza Malawi nibuka aho mva ndavuga niba mugana umuntu ava kure Imana ikabibashe kukwizera bigezaho. Ni nk'iki wibuka cyane mu bwana bwawe? Ibyo ngibyo amavunja ivunja rirabijyana. Ya ubwo hari nka mu kaye gace hari ahantu bitaga Gitarama sinibuka ukuntu bahita ariko nzikari Gitarama nari umwana sinabyitayeho. So muri iyi minsi rero Arsene Tuyi gukora ibiki niki arimo gushira imbere cyane? Ya muri iyi minsi ndi gutegura concert yanjye bisanzwe izaba 30 tariki 31 z'ukwezi kwa gatanu umwaka utaha. Urebye nibyo bintu mugiyemo cyane. Urabizi ko concert shize ya live recording indirimbo ya mbere izajya hanze kuwa gatatu muri live recording muri bimwe twafashe. Urebye cyane nizo project ziri hafi cyane. Ese Arsene we musaruro wakuye mu gitaramo cyawe ira concert wakoze niwe musaruro ubona wenda usibye ko wo kugabura ubutumwa bwa Kristo nk'ibisanzwe no mu buryo bufatika bw'umubiri? Ya urebye muri intuze nta kintu kinini cyavuyemo. Ikintu twashakaga gukora cyane kwari gukora indi ntuze icyambere cya live recording. Live recording yagenze neza nkuko nari mbivuze indirimbo ya mbere izasohoka ku wa gatatu. Icyo nicyo cyambere wenda tugiye kureba iby'umusaruro twari twashizemo amafaranga menshi ntabwo nabihisha ariko Imana icyambere burya nuko ubasha kugira kubona abantu banezerwa hari n'ubasha kongera kubakika kuko ikintu nizera ubutunzi bwa mbere si amafaranga nubwo nayo ari meza. Ikintu nizera nuko ubutunzi bwa mbere n'abantu twabashe kubona bubakika. Live recording twafashe yagenze neza cyane uko tutabikekaga byasaga nka hari ukugerageza ariko ndashimira Imana outcome wenda muzagena murushaho kugena mubibona. Twafatiyemo indirimbo nka Waramutse Rwanda, twafatiyemo Naranyuzwe, twafatiyemo indirimbo nyinshi cyarimwe gishya. Mbese iya mbere ariyo Naranyuzwe izasohoka kuwa gatatu mu masasta z'ijoro. Isezerano.com ni Isezerano Gospel TV turagushimiye cyane. Murakoze cyane.